umanukire mana n'abandi bose bari gutukwa n'abagore kuriya mana buri muntu wese uri mu buzima ng'ubwanje ufite umugore utemera imana cyangwa ufite umugore utemera weho umugereho mana nutajya mu kazi ngo tuve no muri record uri kubona bizagenda bite buri iryo kode buriya imana uzabaze ukundi yatabaye daniye ibyo biramureba ndakwiyamye nawe ubundi ngwino ngusengere ndakibazo usengere ngubure tumugara nyoko hano waje ndagira inyana imbwa zongera kubona hano ngije gusenga ubusa isi bizavaho ijuru rikavaho uwizera azabona agoma sezerano kandi kano kanya wikuyemo imana n'ubugi biturinda buri munsi kanya nikuyemo imana yarindimo ndamani kuba muri utagira imana weho si kurimo umeze ute meze neza nose uruko ndari gusenga ibyo byo burimo ntacyo bimaze nta gahunda mvangubwire madamu mvangubwize ukuri haranditswe ngo mu jambo ry'Imana muri Bibiliya mu byanditswe byera kuba imana nibwo bwenge kandi kuva mu byane niko kugira ute niko kujijuka none sizo ndirimbo zawe uririmbaga nayo masengesho yawe uhoragamo yakugejeje kukinya kumarira Yesu warushaka ngere kuki kuba mfite ubuzima n'ubugingo ndago bihari ujye urava mu byo uri mujye mukazi ukore byo si bimaze cyangwa ubona imana ikurinze buri kumva ko kimana ndacu kimaze niba indinze irandinze ndabyemera ko indinze ariko sinone uzajya uririrwa uri kuzenguruka nguri umunyamasengesho abanyamashengesho bo n'abasinzi n'abasambanyi ntago bakimenya abo bari bo ntago nguri kuzenguruka mu masengesho yenda kwiyana ereka menya yuko isubiriza igihe se subiriza igihe k'Imana ifashe uwifashije nutajya mu kazi ngo tuve no muri record uri kubona bizagenda bite buri iryo kode buriya imana uzabaze ukundi yatabaye daniye ibyo biramureba ndakwiyamye ibyo biramureba niba yaramutabaye niwe yatabaye ntago ari weho yatabaye ariko naje yandabara izagutabara ryari rero uyu munsi kuba ndiwo byo byonyine si igitangaza cy'Imana nje sinkubujije kuba icyo nkubwira ko ugiye gukora wa mugore umva ngubwire reka nkubwize ukuri kandi mbikubwira ntunyumve ndavuze ngo ujye urajya mu kazi ayo masengesho sinyakeneye na gato na rimwe amasengesho mana koko uri uyu mugore mana koko daimoni yakuvamo ukamenya ko imana ari iturinda wa mugore ahubwo niho daimoni iri yamamare daimoni beze ute umera cyane kuno ufite ubutezi kuri n'ibitabo sitagenze ngiye gusenga ariko nje ndi hano mu rugo ndi kuba ndi kunyuramo mu jambo ry'Imana nawe siri gusenga kuna nje kugura ngo nje kugura agacupa si agacupa sina gusabye agacupa je ngwaga inzoga ngwaga inzoga reka nje ndagwaga inzoga kuva cyane sora zivuye nese ubu nigeze nzangira nawe nose bitafasha ko no musi nde ukwa ku nzoga daimoni wa kabirira umudaimoni wa mbere ninde nibona rindi gusengera mu kanya kari kashize ubwo nje baye umudaimoni wa kabiri nje kuranga yo kugura urenze n'umudaimoni none uri umuzimu mbere yuko kushaka nje kugura ese je nzangiye nawe inzoga kanga ubundi weho nzangiye nawe inzoga kanga ejo urano mushaka twari turi kunywa cyangwa uri kubisha umugore wawe ko natewe muri iyi minsi watewe jura ariko ngo yobu yarageragejwe ndago je nabitindaho yobu yarageragejwe ubwo rwana wageragejwe mbese nibigeragezo ndimo yego bigeragezo bya yama umugore atemera imana ubundi nibigeragezo ndimo nda kindi nibigeragezo ndimo shaka muyuri matugenda cyangwa ubwe ndi mutaraza nigende urimo va mu byurimo ariko uramwabyumvikanyeho cyangwa kugira ngo bande babyumvikanyeho bande babyumvikanye je mushaka ngene mugasigara mujyamana nibyo mushaka ari turajyana ukaja kugurira ngo tugasigara tugizute subiramo avuga kujyama si kujyama iki atari kujyamana kujyama ni ngo kujyama ufite abanyanga tujyana uko cyangwa nigende uyu muzimu yaturutse umuzimu ninde uyu nguyu ni umuzimu uri kumureba gana umuzimu ngari mwene wabo w'imizimu tugiye basanyira bwa kabiri nyisa umuzimu ahubwo wowe nyisa umuzimu wowe urimo shitani ahubwo ni wowe irimo nje ndimo shitani umukozi w'Imana umukozi w'Imana muzima nje mbaye mo shitani ndakubwiye ngo ni wowe urimo shitani kandi uzabibona nawe wamusazobira mu rugo mukatura ura mu nzaba ngo urwegera fayda umukozi w'Imana atagwanaga naguhambira naguha amabere ga nyoko nuko rukwana bari mu rugo fotoka banjije wabuze ico ba nuko ndatukanaga wambwaye ngo ngwere ashaho wagize amahirwe ndatukanaga wangegeraho
Imana nabimba bare muranjumuje ndakora nukuta tukanaga none ukuvuga nyine muranjumuje nimwe kubikita bitabuje mu kazi taho akazi so akazi kubika byo mu kazi toka asuni abagabo bazajya baririrwa bigeze ingegera ngo bari kujya mu masengesho bari kujya mu busa nta n'isoni ryo bagira gusa je umva ntabwo tuzorohera yego mwanya wanje ya cyagiye nagiye ku Gisenyi ronde na cyacyaramwa heze ibintu byabaye twaribambuje mu mazi turoga tujyana amafi ibintu byakomeye araguhamagaye bakomboza nawe umutema kantu nimugoroba mwa yo bongere wane kanze gato wanere fresh amahoro ese ari kugabura inaje ukora nyine nje kugura agacupa umunsi naronse faranga yakuye hemwe ngindaronkaga nuko mba nashaka kwiteza abantu bayino misi nyine yakonje manaronse nyine nta kibazo twaragenda ukakana moda cyana uzanyura igianga ura mugabo yamama cyagenze ute sha yamama umugore we yamuhinduye rubebe mukamve kumureba ibindi bimbaye kagira ingurube hani wanje mwe umugore wanje angiza gakuriye wallahi yararagiye iwabo umugore amuze ngo ndagomba kujya gusenga yemwe abana kosaba abantu n'uyu musaza uziko nawe ameze nk'umuhungu we bose ni kimwe nta naho batari barangiza bakava ngo umuntu ntago abasuraga ngo ntago ageraga hano si ubwo yemwe se mwagiye muraza mukareba abantu baje kubareba umva rero nkubwire umva nyine ngo tubanze untege amatwi uriya muhungu wawe ngiye turananiranywe ntabwo dushoboka umuntu ntabwo azajya aririrwa mu rugo ngo ari kuzengurukana ibitabo ngo ari kujya gukora iki ngo ngewe ngenda muhahira ntabwo bishoboka no mu buzima no mu maraso nisi kandi byigenze cyacaka ariko mbanze nkubwire ngenda biyamye n'ubundi se ubundi yagira sumeza gutya nibi bikoti bimeze utyo ubundi akananirwa kuba nka se tangaza na nuwabimenye uko biri ari kwico nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo ngwiriye gukora Mana ngeze ahantu mu butayu bwawe wandinze ndaruwo kurindwa abandi bose bavuye mu mubiri habwa icubahiro Uwiteka nyiringabo ndakwinginze dore ngusenze imyaka 15 Uwiteka nanje ngeneye ibisubizo byawe ngeneye ko wandabara mana ukanzahura ngeneye ko wanjira heza mana ngeneye ko wagera no ku mugore ngeneye ko nanje wanzubiza umugore wanje akabona ko nzenga Imana nyamana ukomeze ubikore mana kandi ubikore kweshi icubahiro niweho nizeye niwo mwisi no mwijuru ndawundi uhwanye nawe mana ndabizi yuko ndabagukorenga sabirize ndabagukorenga kugwe n'isoni meze uri kumba nuturugona ntameze neza nta soni ngo meze neza gemva ndaho sindahibike umva nkubwire umuhungu wawe nashaka gende ayinsigemo n'ubundi tuba mu kode nzajya ndayishura acishe nakomeza nje kuko man ndabarambiwe Erega nje nta nubwo weho si wewe ngo wewe cyuru kuvuga ndawagukore ngo yirukange ndawagukore mana ngaburu uko agira ndabizi yuko mana mutabura uko bigenza ni weho manuka rero umanukire mana nabandi bose bari gutukwa n'abagore kuriya mana buri muntu wese uri mu buzima ngubwanje ufite umugore utemera Imana cyangwa ufite umugore utemera weho umugereho mana nura mugore wanje umugereho mana umwumvishe kuri Imana yumva amasezerano yo mfite yuko uzandabara nguko wabimbwiye ko nawazatabagwa mana umukuremo ibintu bya satani umukuremo n'abadayimoni umukuremo n'abazimu mana nanje ukomeze undinde kukuri Imana naje hano mu butayu wambonye ndabyizeye ko wambonye mana ubwo ndasubira mu rugo ngere mu rugo hari ico bakoze kuri ura mugore kandi uzakomeza ubikore ibyari byo byose mana uje turinda mu izina ryawe Yesu amen ari kwico nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo ngwiriye gukora ari kwico nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo ngwiriye gukora ndagiye mana rero
ungende imbere mu izina ryawe kandi urakoze kungura muri ubu butayu. Amina amina. Bundi ariko rero nta nubwo nari numva ikibazo. Ariko se ariko iki ubundi uriya muhungu wawe si wowe watumye abandi ikigogi n'ubundi ni wowe wamuteye iranda. Wari wasinze cyangwa ntabwo wari wasinze? None si iki Jega nje nta nubwo nari numva iki. wari wumva iki? Nakubwiye ngo ngiye umuhungu wawe turananiranwa. Nisi muri gufite ntashoboye gukora kwirirwa arazerera n'undi tubaga mu kode. Hari ikibanza wamuhaye? Ntabwo wandangira umunyamasengesho. Umunyamasengesho? Yego. Uko gusengera abandi. Gusengera ngiye ubwanjye. Uragwaye? Mfite ikibazo cyane gikomeye ariko bisaba kugira ngo nsengere turi hamwe, ntabwo ari kuvuga ngo ndatanga icyifuzo. Oya. Hano mu nzira se? Oya, twagenda mu nzira. Se urumva byakunda? Jya ahubwo urasubijwe. Yego se. Vuga utamena. Ariko Imana yabishaka. Vuga utamena. Usigena here ndi kubunga nabuze umuntu usenga buri urabizi. Ndakubwiye ngo fata amena uyivugute. Nawe reba kuva mu gitondo ndirugenda mu nzira ndivuga ati mwanangira umuntu usenga k'ibintu byakomeye. None reba ngo turahita duhura gusa Imana yarwo icyubahiro. Aha, urasubijwe rero. Ndabwo ndirirwa ndavuga ibintu byinshi cyane. Kagame nawe yaravuze ngo tujye turakora. Umuhungu wawe kuwa mbere ni mu masengesho, kuwa kabiri ni mu masengesho, kuwa gatatu iyo muja muri ariko ngabiranga nkaruha nkarengana. Ariko mana jewe sinaje guhahira karagahungu kawe kakagegera. Je ntago naje kuko Nesabaye ningegera kandi. Ningegera kuko ntacyo amaze. Undi iranda warayiteye. Nisi none uri guhigima gusa se ntuvuge. Nisi umwana wawe. Ubwo nawe wari wasinze. Rero nje numiwe pe. Wumijwe se niki ko mubyaraga ibigogi ko bavanye inyana ni ya mweru nawe dore wose umeze ute ko mwese muri bamwe ndana nawe mutaniye. Urasubijwe rero, humura kandi Imana isubiriza igihe. Imbambu wirukanza amakoni gose ukazengunuka ukagaruka ukabirinduka ukazamuka ukamanuka ukitambika, hari icyo Imana yari gushakaho. Vuga utamena. Habwa icyubahiro. Vuga utamena. Amena. Wivunika rero nanje ndiwe ndi umukozi w'Imana kandi wemewe cyane. Nawe wabibonye ibimenyetso birahari. Ibimenyetso birahari, humura. Ndabwo ndi umutubuzi niri nishambo ry'Imana Bibiliya yera. Wabibonye ibitabo by'indirimbo ndabifite. Ndi kubibona. Nta kibazo rero nubwo nawe mfite abandi bantu nagiye gusengera aha haruguru muri za Kanombe. Uyihangane tugende. Nta kibazo. Ahubwo inzira ni wowe ugize. Nta kibazo shindire. Tugende mu rugo nta kibazo. Imana isubiriza iki? Umva nkubwire ubundi uriya muhungu wawe yavaga ku ishuri ukareba kuri birote cyangwa n'ubundi nawe bamwishyuriraga neza. Waramwishyuriraga nyine yavaga ku ishuri ukareba kuri birote ukareba amanota yagize. Sinarinda kuri mwese muri bamwe. Umva nkubwire rero unyumve kandi wongere unyumve utega amatwi unyumve. Nutaza ngo ujye kugira umuhungu wawe inama ndabikubwiye muri nge nawe muzaza mucura intumva. Umva ndabikubwiye. Mana warahabaye cagi uhabe n'ubu hano umugore ko sha ntago uramugora ashonda ku mugabo ndakamura. Imana ishimwe cyane. Nta kibazo pe. Nta kibazo kabisa. Musubira mureke injira umukozi w'Imana. Yesu ni umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana da. Utasha. Ni byiza. Ndubabagishije. Ngenda umukozi w'Imana ndasenga. Umukozi w'Imana umaze guca abaga. Bazungu nani nkunzanye ngenda umukozi w'Imana nzengaga Imana cyane. Cyaba ari wowe nginyizo. Nje wamuzanye. Gukora iki? Ndasenga. Abo birirwaga mu mihanda n'abakozi b'Imana. Ngenda ko nirirwaga mu mihanda nirirwaga mu rugo. Nezi migozi niziki. Karavati bambaye. Tuni mihanda. Aba Rivera Pasteur. Grupa terpe. Umukozi w'Imana ubundi uri kubona singizira ndafite. Ngenda umukozi w'Imana nibifite na za Bibiliya. Cyaka na gakapu rwo gurukwibira. Wapi ngenda ko nibaga mu muyobozi.
umuntu mwandikaga ibisabo kandi gusenga nzi ukuntu yamamara akundaga Imana. byose siko nabonye bikunda hari inzoga hari induza hari ugusenga byose arabikunda Ntabeshere no wese inzoga yamamara rugara inzoga. Ntabwo inzoga. ko yari pasiteri ntabwo nabivugira hano ariko arazinywaga kuntu nabibwira umugore we umuntu dusangira aganje ndamuzi Bivuze ko urugo bashwanye mbese byakora. ni intambara ziriyo umugore we ntabwo ashaka aje gusenga mu bintu by'Imana shaka kumujana mu tuyaganye Nese ushaka kuja kubonamo. Ushaka kuja kubonamo. ni tutabiza nyako bizi sikura kugenda hano ntaronze Ese yamamara umugore we bari gupfi. sha sinzi ibintu bari gupfa kabisa je nagezeyo ngiye kumera nsanga urugo rwahiye pe nanje numiwe Umushakira iki? nayingizo nje kumutama kantu nyi kuko mbona umunsi Mfite amafaranga ndakahubwo uyu munsi harashabya akomeye none. Ego munsi arasha nuko ndi kumva nanashatse kugurira Tugereyo rero nyine uje kunama ugiye kunjana hehemo. Anjana ku Gisenyi kare umerutse ko nabonye ibintu bimeze neza n'agafu ubona ko igiciro cyagabanyutse ngo ni 3,000 byonyine. ku Gisenyi kinanya ku Gisenyi rero abakobwa baho bihagararagaho nako bashaka gutangira intuza kuri makeyi isambaza nabanye ikibazo cyaho ntacyo pe. Mfite amafaranga nabonye narebi. ntari ibintu by'amafaranga ahubwo hari ikibazo ntagara amafaranga Baramwe turarya ewana ibintu byameze fresh. ubwo munsi nubwo yaca 30 ndayarekura umva 30 ndayatanga ko nabonye zijya ziba neza zisa neza nje kunamonyine ntaho twagiye nawe ubundi ngwino ngusengere ndakibazo usengere ngubure tumugara nyoko hano iwacu ndagira inyana y'imbwa zongera kubona hano ngije gusenga ubusa arasenga ariko nubwo umwirukanye asenga se senga ibiti biriya bijura wirizaga hano se mpamvu ibintu byanjye byose mbibura ntabwo ari umujura nayimuzanye ngo nsenge nisobone ndafite za bibiliya n'ibitabo byose asengera hano iya nanjye wari umuvuye kumuzana ngo nsenge ufite ikihe kibazo shiri muno munzu wabonaga nta kibazo kirimo nta kibazo kandi kirimo abiziza mfite n'uburwayi none utumye agenda atanzengeye ubwo burwayi bwo nta kibazo kiba mu nzu njye zikaramaho mbese ndabadayimoni ubona ubabonaga amase ngo njye ndabarasagura kutawanyereka ngo ni ndabona tugenda ubanyera njye ndabarasa